reka ngaruke ku makarita ya Chelsea nge nyisorezeho. Yego. Chelsea yabonye ikarita itukura bituma isezo yujuje amakarita atukura 9. Yego. Ariko ku ngoma ari ya Muro Senior ni ikarita ya mbere itukura muri match 10 hafi. Oya, ejo bundi wabonye ikarita ya Fofana kuri match banziriza iyi. Yego, nibyo ya Fofana ahubwo yaje nibyo zari match 10. Ahubwo ku mugani ni mpamvu byongeye kuba deba ya Fofana isikurikirana ni yande ya Pedro Neto. Kuri match urakoze cyane zikurikirana. Ubwo rero nibagiye yari incitse ariko kuri match Fofana yabonyemo karto. Yari match ya kuva ya Muro Senior ahageze urumva zibonetse muri izi match ebyiri zegeranye. Ariko ari akantu Athletic yakoze kavuga amakarita Chelsea yagiye ibona ikintu kibitera impamvu. Nge sindi buzivuge zose uko ari 8 bazivuze ariko ndatinda ku mpamvu enye nari gano ndaratwunganira muze kumva bimwe na bimwe mu bintu bigenda bitera ayo makarita. Hari foul tactical foul babonye amakarita 20 aho n'umuhondo ariko n'umuhondo. Yego. Hari n'imihondo ziri 2 ikabyara umutuku ya Pedro Neto. Yego. Hakaza amakosa yitangwa na reckless ya makosa nyine ubona koze amerita karto nyine cyangwa se baba bitangwa nayo ubugome ashavuga ngo abikoze. Ya Fofana kuri bandre yakandagiye umuntu tubona kamukandagiye neza rwose. Babonyemo 19 ubwazama y'umutuku nayo umuhondo ndabitwarira rero. Yego. Hakaza na ya makosa eta decent. Ya makosa yo gushogozanya n'umusifuzi kwiramanta kumwereka igiyemo zafashe utabyishimiye ibintu nk'ibyo ngibyo. Reka mfungira hize 3 nako izo mpamvu 3 nizo zifite amakarto menshi. Hakaza n'izindi za time wasting guta kurya iminota babonye 7. Handball gukora umupira n'imwe. Serious foul babonye imwe. Professional foul babone 3 ariko cyane cyane ize 3 ndazitwara mu bintu bikiya cyane nigendera. Chelsea mbere y'izarya ya Muro Senior ku ngoma Enzo Maresca yigeze ku batareko ritari nziza utakwishimira yari ifitwe na Mauricio Pochettino yo kuba ari umutoza utoza Chelsea kabona amakarita menshi atukura. Enzo Maresca agiye Ria Muro Senior aje tubona cya kintu kiri kugenda gisubira inyuma gikosoka. Ariko nawe match ebyiri ziheruka kandi ziri kurusho azibonyemo amakarita atukura. Nibuka kuri iki kintu kigenanye na tactical foul yigeze kukivugaho uyu musore witwa Makukureya. Bisa nka icyo gihe arimo anatunga urutoki cyane umutoza Enzo Maresca ni nk'ikifuzo cy'abakinnyi yarajyanye mu itangazamakuru. Avuga yuko imikinire ya Chelsea wenda ishobora kuba inatuma abakinnyi cyane cyane badefanda babona amakarita icyo gihe. Niba munabyibuka muri amakarito menshi yazaga no ku bakinnyi badefanda. Enzo Maresca rukoni yari yarize ikintu cyo gukina ibisa nka high line defense ariko ntiyareba karite z'abakinnyi ibe. Ugasanga ufite umukinnyi nka Tosin na Benoit Badiashile barashaka gukina high line defense urabona na equipe ishobora kwifita abakinnyi bataka n'ubundi handi umudefenseur ari bwisanga ari 1 contre 1 agakora amakosa yitatuma babo ikarita itukura. Are navugaga ko nyine icyo kintu gisa nkaho badefandira kuri hanazaga ikintu cyo kuvuga ngo tunadefandira kure y'izamu ryacu. Icyo gihe bivuga ngo adversaire afite espace ashobora kudukoresherezamo amakosa bigatuma dukora ya makosa atuma tubona amakarito. Yagikomoje ku ngoma Enzo Maresca hacaho n'igihe kitarigendera. Ariko andi makuru yumvishe nkayo gushyuguza n'amakarito yumvishe yo gushyogozanya ukajya kuri aya makarito twavugaga y'amakosa ubona wakwirinda ariko unakoranye navuga ko ubunyamaswa ayo nayo hari ikintu nkusanyiriza hamwe ni nacyo nigeze gukomozaho cya gihe ubikomozaho by'amakarito. Nibi nakunda Chelsea uyu mutoza Ria Muro Senior umwaka utaha bazareke nawe nk'umutoza ashyire mu kuboko kwe. Cyane cyane biganishe kuri babakinnyi bakuru mu mutwe cyaba afite experience. Kuko nureba aba bakinnyi babona amakarito twagiye tuyabona yaba Pedro Joao yo gushyogoza ugasanga
umusifuzi amukubise ikarita y'ikosa akoze aracyaburana bamukubise indi. Twarabonye ayo ngayo ya tactical bakora nyine nkayo Enzo nako Korea yigeze kugarukaho. Twarabonye aya ngaya yo kuba barya iminota ni nyine ni amakosa anagaruka kuri ya swadi y'ikipe ya Chelsea tutagomba kwirengagiza. Y'abakinnyi benshi bato bakiri cyagiye muri cyagiye cyo gukora amakosa batanafite experience yagije yo kumenya uburyo bitwara muri situation runaka, ugasanga nibyo Joao Pedro se nakora ikosa nk'iryo ngiryo mu gihe ari kujya kwata ku musifuzi ninde uri buze kumwegera. Mu minsi yashize bari bafite abakinnyi nka Thiago Silva muzari muri za Paris Saint-Germain aba Marquinhos akazi kabo, iyo atangiye kujya kwegera abasifuzi aba Joao Neves na ba Vitinha, Marquinhos aba yamaze kwagera kare amenya n'uburyo abacubya. Ndabyibuka interview y'uyu mupeti Joao Neves mu itangazamakuru basa nk'abakritika ibyo Ousmane Dembele arimo avuga, aravuga ati twe dufite kapiteni tuzi n'umwe niyo ugomba kugira icyo tuvugaho ni nawe udukaruma, kuko nibisaba ko n'umutoza Luis Enrique keca dukaruma hari amakosa twe dukora muri match mbere yuko Luis Enrique agira icyo avugaho agahisha mu Marquinhos bikarangira umutoza ari bukomereze mu bintu biri tactical, kuko ijambo twari dukeneye twari kwiye kumukinnyi mugenzi wacu ari we Marquinhos umuyobozi. Icyo kintu nubona kibura mu ikipe ya Chelsea ni nacyo umutoza avuze ngo si ikibazo cyo guhana cyangwa se kubafayininga wenda gutanga amafaranga n'ibindi bitewe n'amakarita babonye, ngo ahubwo ni ikibazo cyo kumenya ngo biraturuka kuki. Ya Moroseni yaravuze ikintu nk'icyo rero ni nko kubwira ubuyobozi ati n'ubundi muzahana mu ruhe, ahubwo ntitwareba icyadufasha ngiye ku giti cyanjye bikazamo na cya kintu cy'abakinnyi banini ubona nabura kugira ngo icyo kintu kizanagabanuke, kuko gikomeje kuza ari Pochettino cyaragaragaye kiragaragara kuri aba batoza barimo na Enzo Maresca. Liam Senior birabaye muri match zikurikirana zavuga twari twishimiye ko byibuze icyo kintu cyaba kiri gucika, birashoboka no ko byanakomerezaho. Uyu mwaka nurangira rero nge ndifuza ko bamuhayo mahirwe abo bakinnyi banini akabigiramo uruhare bakaza, kuko nibo munabyibuka kigera mu ikipe ya Chelsea muri mercato yo mu kwambira yatse umudefanseri, ariko iturufu yakagamo umudefanseri ufite experience Magey. Uko babitinzemo nibwo City yahise bigenza neza iramutwara, ariko mu bakinnyi wabonaga yaka batatu mu kwezi kwa mbere cyaba akaba babiri nawe yakomozaga kuri cya kintu cy'ubunararibonye byarangiye agaruye Mamadou Sarr wanakinnye kuri uyu umugoroba. Urugendo rw'amakarita atukura rwatangiye mu kwezi kwa cyenda tariki 20 bakina na Manchester United, arayibona umuzamu Robert Sanchez. Nyuma y'iminsi 27 z'ukwezi kwa cyenda arayibona Trevor Tomcharoba bakina na Brighton muri Champions League y'Ubwongereza. Nyuma y'iminsi 3 muri Champions League bakina na Benfica arayibona Joao Pedro tariki 18 z'ukwezi kwa 10 Malo Gusto wakina Nottingham nawe arayibona. Basimbukira muri Carabao Cup witwa Liam Delap 29 z'ukwezi kwa 10 arayibona bakina n'ikipe Wolves tariki 30 z'ukwezi kwa 11. Caicedo arababwira ati nanjye ikarita tukura ntabwo yangwa nabi, bakinaga n'ikipe ya Arsenal. Kukulera Mark bakina n'ikipe ya Fulham tariki 7 z'ukwezi kwa mbere ati nanjye nyeretswe ntabwo naba nkoze ikosa. 21 z'uku kwezi agaturi mu kwa gatatu z'ukwezi kwa kabiri kwezi gushize Wesley Fofana bakina n'ikipe Burnley arayibona amakarita 9 yujujwe n'umuvandimwe Joao Pedro kuri iki cyumweru. Ikipe ya Chelsea irabura mediane yonyine kugira ngo ikigire ikipe 11 y'abakinnyi bamaze kubona amakarita atukura. So ni ngibyo mediane yabo nta urayibona ni Caicedo niyo nigeze kubona panze ikipe ya 10. urumva muri Izamu Robert Sanchez iburyo Malo Gusto ibumoso Kukulea, defense Tomcharoba na Fofana, hagati Caicedo urande rumwe Pedro Neto, rundi ruhande ninde Joao Pedro na Liam Delap. Harabura abakinnyi babiri bonyine ubwo ni Cole Palmer na Enzo Fernandez ikipe gata yuzura ubwo ikajya gukina irushanwa ry'amakarita atukura ahantu ntazi. Igitego Arsenal yatsinzwe kijya gusa n'icyo yaritsinze mu gice nayo kuri iki gitego cya mbere cya Arsenal nubwo bakitsinze Pero Incapi niwe wakitsinze niwe wakitsinze, ariko kareba match ukabona Arsenal irasa nkaho iyifite ariko iri guhusha pe, ikintu iri gukora no guhusha uburyo gusa yahushije Chelsea no kuyishyura mu gice cya kabiri mbere yuko Arsenal itsinda ibona igitego cy'insinzi
n'ubundi byagaragaraga ko niba ari ukuwunyuza hasi niba ari ukuwunyuza he kugira ngo kize kujya mu izamu bigoye niba n'ubundi gukoresha ubwo buryo rubundi bwabo bwa kabiri bwo gushaka set pieces Chelsea ni nziza mu mukino ku mugoroba tansiyo imaze no kubona ikarita y'umutuku ntabwo bigizeho nako biciye intege cyane kubera ko Arsenal icyo nashingiragaho byari byamaze kugaragara ko striking line yabo yamaze gusa nkaho yeneriva yikuye mu mukino itagifite ubushobozi ko yatsinda icyo gitego kubera ko nureba ku mukino umuntu bita Eberechize ku mugoroba ntabwo yagaragaye nureba umuntu bita Bukayo Saka uretse kugaragara muri kona cyane ntabwo yigeze arimo bwa buryo nawe bufatika cyane amaze n'iminsi atabikora nabonye bavuga ngo eze ngo umutoza ngo ajya mutegura amubwira ko ikipe zose bari gukina ngo zambaye nka Spurs byakora kuko niyo kipe afite ibitego byinshi akine neza noneho Trossard niwe muntu wagombaga gusa nk'ahagira irindi jambo afata yarinze ava mu kibuga atarakura uburyo ku giti cye yanamutindije ariko umutoza yamutindije atarakura uburyo ku giti cye atarakora n'uburyo bwo kuremera abandi bagenzi nawe muntu watakaje imipira myinshi ari muri cya kibuga rero icyo gihe Chelsea wamaze kwishyira mu cyizere cy'uko urebe James yagize performance nziza ku mugoroba kapiteni James yitwaye neza ku mugoroba byashingiraga iki onaga abataka b'ikipe Arsenal basa nkaho bavuye mu mukino ariko uhitubona ko bastikinze kuri bwa buryo bwabo yamayeri yabo ari nayo Chelsea nayo yaje ishaka gukubakiraho kuko nako Chelsea nayo irashaka kuza kubona amakoroneri nayo ikora nk'ibyo Arsenal yakoraga kuko rebe yaba akavuyo tubona mu izamu ry'ikipe Arsenal rya Chelsea no ku izamu rya Arsenal kabaga gahari bagiye gutera koroneri ubona ko Chelsea ku mugoroba nayo ivuga ati uyu muvuno wo gushaka amakoroneri no gushaka uburyo tuza kwereka kubakoresha amakosa baje kutwataka wabonaga Chelsea Rosinio ureba nk'igitego cya kabiri timbe yatsinze wabonye ko umutoza mu mutwe avuga ngo ahari nk'ibintu bapanze tubakoresha amakosa yasabye VAR kijya gucekinga ikosa ryabaye kandi mu by'ukuri ubona ko n'imagination nta kosa rigize ribaho ubona ko umutwe w'abasore ba Chelsea umutoza nabo plan yabo ntiyari gutsinda muri open play yari plan yo kuza gukoresha amakosa muri koroneri yo kubanza kwimara Arsenal amahirwe yo gutsinda igitego cyane ko tutse muri koroneri nabo kurataka ibitego nk'ibyo ngibyo kwishyura igitego nibwo buryo nabo bari bakoresheje ariko harimo uburyo bwiza bwa Chelsea mu kwishyura igitego ariko harimo amakosa menshi y'abakinnyi ba Arsenal kuri kiriya gitego uti kubera iki bo kubitsinda barabitumenyereje bigaragara ko naba expert muri ibyo bintu mu kubitsinda ariko mu kudefanda koroneri nka kuriya bishingira Benjamin ku bintu bibiri icyitwa zono marking aho abakinnyi b'ikipe yugarira bahagaze n'abaribo hakaba na communication ni ukuvuga ngo iyo bagiye gutera koroneri kuriya abakinnyi barebare muri ekipe aho baba bakina hose urabyibuka ko iki kintu nimugora nababwiye ngo mu bintu Arsenal iri week ikidose avuze iyo mugiye kudefanda mureba abantu bagiye kudefanda bambere bareshya gute yego abakinnyi barebare urabona rero azamuri baringana na metero 7 mu butambike byibura batatu muri abo bakinnyi barebare bari muri ekipe abo mwataka mu defenseur abuwe baba bagomba kuza umwe akajya ku ipoto rya mbere undi akajya hagati imbere y'umuzamu undi akajya ku ipoto rya hehe rya kabiri ry'inyuma mu bigaragara rero urebye uburyo Pierre Nkapi umwe mu bakinnyi bagufi Arsenal ifite niyo wagiye imbere iriya barajya kuyataka urebye ukuntu yayikinnye iyo aza kubona umukinnyi muremure yari kuyikina yisubiza aho ivuye cyangwa yisubiza mu kibuga hirya muri play ariko ko yari yamaze kumusumba yamaze kumurenga yashatse gusimbuka ngo akine umupira biranga awushyira ku mutwe inyuma ahita awutereka mu izamu Gabriel wakira kukuraho urebye iyi foto ukareba ahantu Saribari ukareba ahantu Magalhaes ari iyo Keresa umunyezamu subira naho Declan Rice yarari hano bari bamaze kugera ngaha ariko batangiye gutera koroneri Rice umwe mu bakinnyi barebare already biriya kosa yagiye kurikorera hanze ya Petit Surface. Hari ikindi kintu ngira ngo tujyeho kijyanye na remplacement z'umutoza Mikel Arteta yakoze za mbere yakuyemo Gyökeres ndetse na Declan Rice. Yavuze ko Rice yari wasabye kuva mu kibuga ariko nabonye n'abafana ba Chelsea bavuga batahubwo yamuhungishaga ngo yaramaze gukora penalty ebyiri abafana ba Chelsea bavuga batanu yafashe umuntu bya bindi bya nyuma najya muri uwo mujyo mu by'ukuri bisa nkaho yari imeze nko kumuhungisha amakosa iriya minota yasaga nk'umuntu utari mu mukino cyo bita ngo ni absent minded donc
wamubonaga ko ahari ukabona ko ariko angajoma yakoraga yasaga nk'umuntu utari tayari neza kuba ari we rero wakwibwiza ukuri niba koko ari byo akabwira umutoza ati nkuramo ntatsindishe ekipe birumvikana arananiwe kuko wabonaga rwose Raisi muri iriya minota kuva nko ku minota nka 50 kuva nko ku minota nka 40 igice cya mbere yasaga nk'utari mu mukino neza hari ahantu yanasubije rega bari inyuma arayirenza ishyira muri corner kandi urakoze kubivuga ni ukuvuga ngo bakubeze contre attaque ekipe ya Chelsea atanga Raisi arirukanka atanga wa Pedro umupira agaruka gukina n'umunyezamu ashaka kuba umuzamu awujugunya muri corner so yara ntabwo yari marque ya concentration so njyewe ari ibintu bibiri nk'abantu umupira w'amaguru y'umuntu akurusha karite n'imyumvire mu gice cya mbere Chelsea rwose yari ifite setup nziza inarusha Arsenal ngiye niko navuga ubonye uburyo barekiperaga umupira mu buryo nubwo muri build up byabananiraga ariko nabo bari beza cyane ariko icyo batari beza ni ukuvuga ngo ko tumaze gufata umupira muri possession adversaire turamwataka bingana iki turakereya uburyo bungana iki ubonye kuri aya makipe yombi creativity zari icya kabiri eze si nimero playmaker ngena sinzi ubona bibwira ni baba nimero 10 ba kera bakina nk'ataka desuti nk'umwataka wa kabiri eze abashaka kwikinira za baro za kabiri ntabwo eze asaba umunimero 8 we cyane nimero 6 we umupira nk'uko Odegaard abikora kenshi ngo aze akontorora umukino ashyireho tempa y'umukino amenye uko umukino ugenda we akenera gukina ya baro ya kabiri ivuye kwa Bukayo ivuye kwa Trossard iyo Keresa garuye iyo nuvuga ngo we akenera gukina ya baro ya kabiri yabyazamo umusaruro igitego naho kuri ayo makosa ya Declan muri Premier League ubundi nk'iriya kosa rya Declan hariya umupira wakoze iba ari penalty ngenda avuga uko mbibona mu yandi marige aba ari peno sinzi mara dushakira iyo shusho ariko muri Premier League ngo babihuza na rugby amategeko yabo bayahuza na rugby ngiyo amaboko yawe afashe umundi muntu nukuvuga ngo ndagufashe gutya umupira ukaza ugakubita ku kaboko mfite umuntu gutya ngo nibayibara nka penalty kuko akaboko kawe bayibara nk'umupfundikizo se simbizi babibara nk'iki ngo kagira uze gusoma inkuru iri kuri The Athletic bavuga ati ni ukuvuga ngo Raisi ibi byose yakoze Raisi bigize icyaha uretse ko njyewe mfite indi view na mbere yo kumupira ugera ku kuboko nari no gukurura kure kwa hato na ibi byose bigize icyaha ariko ikibazo hatera ntiyagiye mu migana ryo ryari kosa ukwa ubwa none se ko hato eregado hato iyago nabonye mu Bwongereza iyaguye nibwo batanga peno iya kigufite gwe ntabwo ari Declan wenyine dushakira indi shusho ya Saliba utaramya gushaka ishusho gufata reka tuvuge ko ari ugupfundikira umupira waguye hano nibyo byahise bihinduka rugby ariko wibigira urwenya ntabwo ari urwenya ndi kukubaza icyo niba yafashe umuntu ntibibe penalty kubera ko ataguye umupira uguye ku kaboko bibiki ntabwo rega gwayo nako yakazamuye gutya nyine unako umupira wagiye ku kaboko yawinde n'icyerekezo none se bibiki njye nakubwiye ngo ku giti cyanjye kuri judgment yanjye kuri iyi kosa uremeranya n'abavuga ko yari penalty nanjye ubwanjye ari gihe natanga peno sibyo natanga peno ariko kubera ko uyu musifuzi muri iyi action yakozemo amakosa arenga 5 umuzamu yafashwe sibyo amadusa aracakiye umuntu hari bimwe Deus yavugaga Ernest Rota temera umuzamu yafashwe sibyo iyo umuzamu gusa ukimufata bari gaterwa abari fall abari ikosa niba rero utatanze iryo kosa tanga peno sibyo ko Declan yagize gute yakoze umupira unaramucakiye pe sibyo nge rero hano mbaramo amakosa abiri y'umusifuzi ari naho bigoye gukora judgment nkavuga ni judgment yanjye ya mbere yaza ku muntu wari ufite baro ariyo Chelsea kuko niyo yari guhana iki umupira yari gutanga peno hano okay ikarita y'umutuku ya Pedro Neto
ikosa rya kabiri mu minota itatu yege cokoze kongeza ngo bya judgment ni iki ari amategeko yapuritswe umuntu arasohoka njyewe ari ikintu kimwe ari bya judgment nshaka ahangaha